Ndagusuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza cyane aho uri hatandukanye ukunda ibiganiro byacu bya Layer Entertainment. Njye nitwa Leandra niyo mugabo. Tubana mu biganiro bitandukanye bya buri munsi byo imyidagaduro kuri Layer Entertainment. Bana n'abanyenzi banjye kandi agushimira cyane ko baramaze gukora subscribe uri hirya no hino ku isi. Abenshi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga nakire bari kuvuga usibye Mutesi Jolly yaba kuri X kuyahoze yitwa Twitter, Instagram, Facebook n'ahandi ndetse rubitangazamakuru yabo byo mu Rwanda ndetse no muri Tanzania. Abenshi bavuga ku rukundo rwa Mutesi Jolly ndetse n'umukire witwa Saidi Hamad Lugumi. Uyu nguyu n'umuherwe cyangwa se n'umugwiza tunga uri muri Tanzania. Abantu benshi bakomeje kubigarukaho ubwo babonye amapost atandukanye bagenda bagaragaza ibimenyetso by'uko abashaka kuba bakundana kandi ko nta nicyo bitwaye. Kubera comment nyinshi zateje urujijo, abantu benshi batangiye kugira icyo bivugaho. Yewe no muri Tanzania abenshi bakomeje kubigarukaho ko uyu mukire yabari mu rukundo na Mutesi Jolly Nyampinga y'u Rwanda 2016, banavuga ko ntacyo bitwaye, ko byaba ari byiza. Abandi bati arubatse, abandi bati Mutesi Jolly amiyemere ko ari mu rukundo ubundi dutahe ubukwe. Ni comment nyinshi cyane nagiye mbona zicicikana ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi rero nje nifuje kugira ngo mbanze ngaruke ku buzima bwa Saidi Lugumi. Ni muntu ki, akora iki kugira ngo abone amafaranga, byagenze bite kugira ngo atunge amafaranga ngana kuri abe umugwiza tunga ku buryo buhambaye. Ari nacyo ngiye kugarukaho. Nawe ushaka kuza kugira uruhare muri comments hasi kukaza kuza kumbwira uko ubyumva. Ubundi Saidi Lugumi ni muntu ki wakoroje imbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda? Saidi Hamad Lugumi yavutse mu 1972, afite imyaka 52 y'amavuko. Yavukiye ahitwa Maguni muri Mwanza, n'ubundi ni muri Tanzania. Ubusanzwe ni Islam ariko wavukiye mu muryango w'abakristo, nubwo yaje guhindura nyuma ajya mu ba Islam. Urumva ko yahinduye. Nubwo ari umugwiza tunga, Saidi Lugumi ntabwo yabashije kwiga amashuri ngo aminuze nk'abandi, kuko amashuri yacikije yiga amashuri abanza gusa. Ibintu byamuciye intege kuko nubundi yari yarakunze gushaka imibereho cyangwa se ubuzima, aza kuza kuba rwiyemezamirimo, ari naho yatangiye kubona amafaranga menshi cyane. Nta kitavuna nta nutava kure. Saidi Lugumi ni uyu nguyu mureba ujeje ifaranga nkuko mwagiye mubibona, kubera ko ahura n'abaperezida batandukanye, abanyamafaranga benshi. Yakubiswe n'ubuzima kugeza ubwo yabaye umushushayina cyangwa se babandi banangura inkweto ku muhanda. Abantu benshi arabazi. Kumwe umuntu aza akaguha urukweto cyangwa se agakanagira ku kantu ugahanagura urukweto akakwishyura ugahita ugenda. Ibi rero byamufashije kugira inyota yo gukora ubushabitsi cyangwa se gushaka amafaranga by'umwihariko cyane. Uracyari kwibaza ngo yisanze ate mu rukundo cyangwa se yamenye ate Miss Rwanda 2016 Mutesi Jolly? Bugenda ndabikubwira. Mu 1990 Saidi Lugumi yerekeje mu murwa mukuru wa Tanzania ariwo Dar es Salaam, aho ubuzima bwe bwahindutse bunagira icyanga ubwo sebukwe wari umugwiza tunga wari urashinze entreprise ikora ibya printing no gukora ibyitwa fumigation. Ibi ni uburyo bwo gukoresha cyangwa se kurwanya udukoko haterwa gas cyangwa se umuti mu nzu cyangwa se ku nkuta. Ubu ko akeshi bakunze kuba bwarazamwe n'amatungo yo mu rugo cyangwa se n'ibindi bintu. Ibi byabaye urufatiro n'itafari kuri business ye, kuko yahise ajya mu bintu bitandukanye bya business harimo na IT. Ndacyakomeza. Saidi Lugumi kandi yashakanye n'umwana wa Saidi Mwema wahoze ari Inspector General wa Police muri Tanzania. Ibi bimufasha kwinjira neza mu bucuruzi na business cyangwa se mu bushabitsi bya Tanzania. Ubu akaba afatwa nk'umuntu ukomeye muri business ya Tanzania. Muri bya bihe bigoye yaciyemo nibwo yaje kubona urukundo yifuzaga, ahitamo kuba Islam, ari nabwo yashakanye n'umwana wa Saidi Mwema. Nturambirwe ntarakubwibye na Miss wacu Mutesi Jolly, kuko nubundi niho ndi kugana. Usibye kuba Saidi Lugumi ari umujejeta faranga, akunze gufasha imiryango imwe n'imwe, nkuko nawe avuga ko hari abamufashije mu buzima butandukanye. Ariko nkwibutse hejuru ko yafashijwe na sebukwe ari wamushyize muri business, ariyo base y'ubuzima yaratangiye. Ibi byatumye kandi akundwa kubera gufasha nyine abantu. Ibi byatumye akundwa anahabwa icyubahiro muri Tanzania. Nubwo Saidi Lugumi ari umuherwe, ntabwo hagaragazwa neza amafaranga atunze uko angana.
gusa bizwi ko afite ibikorwa byinshi bimwinjiriza agatubutse. Ubu afite iyitwa Lugumi Enterprise ikora ibijyanye na forensic IT ndetse na printing. Ngaho nimwigize udutebe hafi babwire noneho ibyo mwashaka kumva n'agakino k'urukundo rwe na Mutesi Jolly. Ku itariki ya 10 Mutarama nibwo hasakaye amagambo asize isukari biciye kuri comment ya Lugumi ku ifoto ya Mutesi Jolly kuri Instagram. Yagiraga ati iteka ryose uhora uri mwiza kandi ndagushimira kuba warankunze. Jolly nawe ati namaze kuba wawe ubutumwa bugasozwa n'agatima, ndetse hariho n'akagufuri bivuze ngo ari locked mu mutima we. Wakwibaza ngo ibi ngibi biteye kimwaro n'ipfunwe kuba wakundwa cyangwa se ugakunda. Ese nukuyobya uburari ngo abanyarwanda ntibamwanjame nubwo n'ubundi byamaze kuba? Ngo byagenze bite rero? Jolly abagiye ku rukuta rwe rwa X aba aranditse ati yemwe bantu banjye, ndagira ngo mbabwire ko Instagram yanjye yinjiriwe cyangwa se bayihakinze. Ndabasabye ntimuhe agaciro ubutumwa n'ibitekerezo biri kunyuraho. Umva rero igiteye urujijo no kwibaza cyane kuri ibi. Niba koko Mutesi Jolly yinjiriwe n'abantu atazi, bikuraho kundi muntu yatanga ubutumwa bwe kuri account ye. None se Saidi Lugumi nawe bamwinjiriye ku buryo bose account zabo zitari gukoreshwa nabo ubwabo, ku buryo nawe yakwandika comment nka ziriya. Ikindi giteye ubwoba n'ikirero cyangwa se giteye kwibaza, ese koko Jolly yibwe? Ese kuki abitwa ko babipostinze, reka dufate ko bamwibye, kuki bahise babisiba hanyuma ahubwo se akagaruka agapostinga amafoto ari mu Bwongereza yagiye kureba match cyangwa se yagiye kumureba umupira? Ese kuki Lugumi afollowing abantu babiri gusa harimo na Mutesi Jolly, ubu akaba yahise akora unfollow? Cyangwa se Mutesi Jolly yisamye yasandaye, cyangwa Jolly none yabaye gacuca bwenge mu gushaka kwigarura imbuga nkoranyambaga n'ubundi muri uyu mwaka nk'uko yabikoze mu yindi myaka ishize? Ibi ni ibintu byose ushaka gukomeza kwibazaho. Nta giteye isoni n'ikimwaro mu gukundwa cyangwa se mu gukunda, cyane ko urukundo rujya rushatse. Gusa twibuke ko Lugumi afite umugore nubwo abayisilamu bo bemerewe gushaka umugore urenze umwe. Igitangaje nanone abantu batazi Jolly n'umwe mu bakobwa bashobora kugera ahantu kure cyangwa se gukomanga ahantu harenze. Ikirenze kuri ibintu byose ababizi neza, Jolly n'umwe mu bantu bakunze kujya bajya muri Tanzania. Aha muri Tanzania ariyo abashoramari benshi cyangwa se abagwiza tunga benshi, ndetse binavugwa ko Jolly yahuriye n'uyu Lugumi ubwo yateguraga Miss East Africa yanatwawe n'umunyana Shanita, bigatuma uyu mugabo akomeza kuza gushaka kuba yamwegera cyane. Kandi murabizi iyo umugabo yegereye umugore cyangwa se umugabo nawe umugore yifuje umugabo uko bigenda kose kumubona biba byoroshye. Aha ngaha wakwibaza ngo noneho ko Jolly ari kubihakana ndetse akaba yanaciye akarumira agafata na statement akayandika kuri Twitter ye mu buryo bwo kuyobya uburari. Twibuke ko mbere Jolly yari n'ubundi harashize ibyumweru bitatu uyu Lugumi ndetse na Jolly n'ubundi bari bongeye kuza muri comment, batera comment harimo n'imitima. Ibi ngiye abantu barabizi, baraza ko barimo barabibona. Gusa ukibaza, ese Jolly niba koko uyu mugabo mukundana, niba koko ari umuntu wifuza gushyira mu buzima bwawe, kuki wamwihakana? Niba koko uyu mugabo ari ukubera ko afite imyaka myinshi, ese mu by'ukuri nta bagabo bubatse bashakanye n'abakobwa bato kandi bakubaka ingo zigakomera? Ese niba ushaka kumurya amafaranga gusa, ntabwo wakagombye kuba umubeshyeshya nyine utwo dutima tw'inkungu? Ngiye niko bitekereza. Ubu nonaha ugiye ku mbuga nkoranyambaga za Jolly, ikintu cyose apostinze comment ziri kuzaho nonsurize Lugumi, ndashaka kwigurira imbunda. Wibuke ko Lugumi mu byo akora, mu bushabitsi akora, acuruza n'imbunda. Abandi bati uri indangamirwa nk'abandi bose, ntibiteye isoni erura wemere ko mukundana, dutaha ubukwe nk'izindi couple zose cyangwa se nk'ubundi bukwe bwose. Nyamara imyaka ni imibare usibye kuba Lugumi yubatse. Tanzania ho babyiniye ku rukuba kuko hari n'amajwi yasohotse wumva bishimiye ko Mutesi Jolly cyangwa se uyu mukobwa wacu ari mu rukundo
na Lugumi, cyane ko Lugumi ni umuntu ukunzwe hariya muri Tanzania, ni umuntu udafitanye ikibazo n'abantu, ni umuntu ubayeho neza, ni umuntu ufasha nk'uko n'ubundi bisanzwe. Icyo ndi gutekereza niki cyatuma Jolly yihakana uyu mugabo? Harimo kuba yubatse, kabiri harimo imyaka, gatatu Jolly ntabwo ashaka kugaragaza ko nawe ari muri ba bakobwa bajya ku bagabo bashaka amafaranga. Icya kane, Jolly arimo aratekereza isura afite mu banyarwanda, akavuga ati nindamuka neruye, nindamuka mbigaragaje, urasanga batangiye kunyenjama nk'uko n'ubundi bajya banjama abandi. Nyamara hari ibintu abantu birengagiza. Mu by'ukuri Jolly, niba koko uyu mugabo mukundana akaba ari guhindura ubuzima, cyangwa se hari ibyo gufasha, cyangwa se koko niba muri mu rukundo nk'uko abantu bose babikora, why not tutafata umwanya ukaba wakwerura? Kuko kimwe nuko umaze kugera mu myaka yo hejuru, ntabwo ukiri umukobwa w'umwangavu, uri umukobwa ukeneye kubaka umuryango, uri umukobwa ukeneye gukora business zawe, uri umukobwa ukeneye iterambere, uri umukobwa ufite byinshi wifuza kugeraho. Ariko hangana none kubitekerezaho nko kuba uyu mugabo nanone ugiye kuba, reka mbivuge muri ya mvugo bakoresha, waba ugiye kurya amafaranga y'uyu mugabo, nyamara ejo tukazabona ahubwo none muri kwandagazanya ku mbuga nkoranyambaga ko wamuriye amafaranga cyangwa se n'ibiki byose mwapfa, cyaba ari ikibazo gikomeye. Kuko uyu mugabo nta bibemba arwaye, nta binyora arwaye. Niba rero uri mu buzima bwe, erura ubwo tubutahe, tuvuge ngo ubu ni ubukwe bwa Jolly turabutashye nk'uko twatashye ubwa Naomi, tuvuge tuti uyu nguyu n'ubundi agiye kubaka umuryango, Tanzania ibone umukazana, u Rwanda rubone umukwe. Buriya baravuga ngo behind every success woman there is a man, bakanavuga ngo behind every success man there is a woman. Nuvuga niba koko buri nyuma y'insinzi y'umugore hashobora kuba hari umugabo, ni nkuko na buri nyuma y'insinzi yose y'umugabo hashobora kuba hari umugore. So rero ntago biteye ipfunwe kuba yagusapotinga, kuba yaguha amafaranga, kuba yakora buri kimwe cyose kugira ngo akugire mu buzima bwe. Izi comments ndi kubona abantu bari kugenda batera, ni amarangamutima yabo, niko bari kubyumva, nanjye ibyo ndi kuvuga gutya niko ndi kubyumva. Ariko nanone dutekereze niba koko uyu mukobwa akeneye gukomeza kubeshya abanyarwanda uko bamwibye imbuga nkoranyambaga. Jolly, bumunyakuri tubwire ngo nguyu umukwe wanyu turamwakira nk'uko twakiriye ba Michael n'abandi. Bumunyakuri, we guca ku ruhande, kuko ibintu uri gukora bisa nka umeze nka cya gisiga kisatuye inda. Mukanya uraza uvuge ngo baguhakinze, mu kandi kanya ugaruka uvuge ngo werekana uri mu Bwongereza bagiye kureba match ya Arsenal. Urumva hari mu rujijo. Mu by'ukuri njyewe personally nakwishimira kubona Jolly ufite ubuzima buri stable, ubuzima bufite icyerekezo, bunafite n'icyanga. Ariko nababazwa cyane no kubona izi comments zikomeje gutambuka zigenda zihamya ukuri, ndetse zinagaragaza Jolly uwo ari we, zinagaragaza bimwe, kuko muri Tanzania deje ngo bamaze gukonfirma ko ukundana na Lugumi. Nyine abenshi bari mu barabyemeza, none barimo barerekana na proof. So ubu none rero Jolly ntabwo ukeneye kuyobya uburari, aho gukeneye kuba umukobwa n'ubundi nk'uko wahoze, ujye hari uvugisha ukuri. Niba cyangwa se hari n'undi munyarwanda nawe mukundana, tumenye ngo Lugumi avuyemo hajemo umunyarwanda, cyangwa se hajemo n'undi, kuko nibyo bikenewe nonaha. Bitari ibyo ni hahandi abantu baratangiye kugufata mu isura itari yawe, mu isura mbi, mu isura ishobora no kwangiriza reputation hirya no hino. Abanyarwanda twese turi indyarya, turi n'abagome. Bamwe baraza gukomera amashyi,
abandi bagutuke, abandi bagire bate. So fata umwanya rero Jolly, uvana urujijo kuri ibi bintu. Asanga uri kwangiza reputation yawe, bitume rimwe na rimwe byangiza n'abantu bari bagufitiye icyizere. Nibyo koko uri umukobwa mwiza, uri umukobwa ndeka mvuga ngo wirwanyeho, uri n'umukobwa uzi ubwenge, ndetse n'ibyo abantu bose bari kuvuga ntekereza ko nawe uri kubibona. Ahubwo fata umwanya noneho ubwiza abanyarwanda ukuri. Ubukwe turabutaha cyangwa ntitubutaha? Ubukwe turabutaha cyangwa ntitubutaha? Dukeneye kubona umwuzukuru nk'igihugu cy'u Rwanda, ndetse na Tanzania dukeneye kubona umwuzukuru, nubwo Lugumi n'ubundi afite abana, ariko dukeneye kubona Jolly mu rukundo. Kuko mu bintu bigaragara, muri fact zigaragara, nuko hari naho mwambara ibintu bijya kumera kimwe. Za Louis Vuitton, nyine ubona ko mu by'ukuri nubwo bwose uri muri kote yo kwidefanda, ariko ibintu bimwe na bimwe biragaragaza ko wowe nawe hari undi mubano mufitanye. Reka nemere ko wenda simbizi, reka nemere ko uwo mubano ushobora kuba utanashingiye ku rukundo, ariko dushingiye ku byanditswe na Lugumi we ubwe, we nyir'ubwite, bigaragaza ko uko byagenda kose hari icyo wamusezeranyije, hari icyo yagusabye, nawe hari icyo wamusezeranyije. None nawe ugiye kubihuhura, uza muri comment, nawe urongera urareplying. Bivuze ngo rero jya hariya werura uvuge ati mw'abanyarwanda mwe, igiko ndakibahaye n'ubundi ndi Jolly. Jya hariya uvuge ati ndakibahaye icyo gikwe n'ubundi ubuzima bukomeze. Dukeneye kubona nawe uri kubyina za mbyino zo mu bukwe. Dukeneye kubona aba Islam bo muri Tanzania baza gutaha ubukwe. Dukeneye kubona umubano w'u Rwanda na Tanzania ukomeza ugakomera, kubera ko hari ibihango byahanywe. Nahoze ndeba comments za Decat, ndeba comments z'abantu benshi cyane bagiye bapostinga, ariko ukumva abenshi rero barablaminga Jolly, bashaka kumubwira ko ari indaya. Mw'abantu mwe, umuntu utarabumbura amaguru y'umukobwa, cyangwa se umukobwa utarabumburira amaguru umusore, niwe wakagombye kumutera ibuye. Mu by'ukuri niba ushaka kwicara hamwe ukumva ko boyfriend wawe mushaka kuryamana, ntiwitwe indaya. Warangiza kubera ko Jolly yagiye hari agaposting akareplyinga, mukaza mukamwanjama ngo ni indaya, namwe ubwanyu mufite ikibazo. Mufite ikibazo, kuko ntabwo numva ukuntu aho kugira ngo muhereze umuntu imbaraga zitushaka gutuma akomeza. Nibyo koko ntabwo twumva ibintu kimwe, ariko wowe uri kumutuka ngo ni indangamirwa, ngo ni indaya, urishuwa ko uri isugi cyangwa uri imanzi, cyangwa urishuwa ko utabikoze? Ko Yesu ari wavuze ngo utarakora icyaha namutera ibuye. Ubu mwege bagiye kubajora basanga mutari indangamirwa, ko ari uko wenda ibyanyu mwege biba bitari byajya hanze. So ntekereza ko uko njye niko mbitekereza. Ushobora kuba nawe hari ukundi kuntu bitekereza, ushobora kujya muri comment section ukatubwira uko ubyumva. Njye nitwa Leandre n'umugabo rero, tubane mu biganiro bitandukanye by'imyidagaduro. Ubu natangiye no kuzajya mbakora n'amarecord, amadocumentaire mwagiye munsaba, byose ngiye gutangira kujya mbikora ku buryo ntago muzongera kugira ijongo. Nyagasana bishimire, ndetse n'umwaka mushya muhira 2025. Ibihe byiza.